guterekera abatari bazi imbaraga z'Imana bagira ngo ni Imana imukoreramo, bakajya kumureba. N'ubu biracyahari, biruzuye. Akajya mu rusengero ariko yava akajya n'ahandi, abantu bagahamagarana ati muze murebe imbaraga z'Imana, kandi ari umuntu usenga aragura. Tuje kuvuga rero nuko hari abantu baziritse, hari abantu baboshye. Muri aya masengesho turashaka gusenga kuko Pawulo na Silas cyangwa na Sila basenze, izindi mbohe zikumva, zikabohoka, zigakira, zikakira imbaraga, zikongera kumva zinezerewe. Ngo barasenze, barangiye ngo bararirimba. Kandi mu gusenga muri uyu muntu wasengaga ariko ngo akorera abandi, ari kumwe na dayimoni ari yimuvugiramo, ajijisha ngo arimo arasenga. Uyu muntu iyo usenga uhagaze mu zindi mbaraga, izi mbaraga zicika intege. Twasomye ngo Pawulo na Sila cyangwa na Silas ngo barasenga. Hano ku bumwe bw'abera harimo abantu baziritse bafite ibibazo bitandukanye mu buryo muri aya masengesho. Tugomba kwatura imbaraga, tugomba kwatura ubuzima, tugomba kwatura igitinyiro. Aho ubona wacitse intege, aho ubona wagiye kure ibyagufashe ingwate, narinje nkubwire ngo bigomba kukurekura. Hari umuntu maze igihe yihungura, ndimo ndumva ijwi rimbwira ngo hari umuntu maze igihe yihungura ibintu bimeze nk'inoze bimutondagira. Ibi byose bigomba kukurekura, kubera yuko tuje gusenga kugira ngo ibintu byagufashe, ibyakuboshye, ibikuziritse, inzira zose bikuboheyemo bigomba kukurekura, ukakira ubuzima, bigomba kukurekura. Aya ni amasengesho y'umuriro. Ijambo riravuga ngo abanyubaha nzabahindura umuriro, abamarayika mbahindura umuyaga. Tuje kuvuga ngo ibintu byose byagufashe utazi iyo biturutse, ibi bintu bigutondagira, ibintu bihiga urugo rwawe, ibintu bihiga abana bawe, ibintu bihiga akazi kawe, ibintu bihiga ubuzima bwawe, tugomba gusenga mpaka bikurekuye, kuko nta mwanya dufitanye n'ibyo ngibyo biguhiga. Ahubwo dufitanye umwanya nawe wo kugira ngo tubikubite bigende byirukanka. Ariko nyumvira ikintu kintangajemo nanone, ngo uyu muntu yungukiraga abandi kandi akoreshwa na dayimoni. Uzi ko abantu bashobora kugushyira mu nyungu zabo ariko bakakurebera kure cyane, ibyago bikagufata, umuriro ukagufata, bakakwitaza, bagushobora gushyira mu byago bakigira hirya, bazajya bagucungiraho, kandi ikintu ukuyemo muri wa mwanya ukakibaho mukakigabana. Ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ubumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo ugenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira abawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Demo edodevo, ndakubitagura imbaraga z'imyuka mibi, nukubohora, nukurema, nugutegeka, nukwirukana, ndirukana, ndasenya, ndahamagaye imbaraga z'Imana hano ku bumwe bw'abera. Ndagira ngo ubohoke, utari wabyara uzare, ndagira ngo ubohoke, utari wabona akazi ubona akazi, ndagira ngo ubohoke, utari wana diploma uyibone, ndagira ngo ubohoke, urugo rwawe rufite ibibazo Imana ibikuremo mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara uburinzi bw'Imana, ndahamagara
duhamagara igitinyiro c'Imana. Odikele one manda doketa, uri Imana yacu, uri umutabazi, ntabwo twagutinya we dayimoni uhiga abakobwa, we dayimoni uhiga abasore, we dayimoni uhiga ingo. uri hose nkwifurije kugira ibihe byiza. Imana iguhe umugisha cyane ugiye kureba iki kiganiro cya nimugoroba nkwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Uyu munsi rero ntabwo bisanzwe kuko turi butangire amasengesho yo kubohoka, amasengesho yo kubohora, amasengesho yo kugira ngo umuntu agirane ubusabane n'Imana. Ari kugirana ubusabane n'Imana wabanje kubohoka ibyagubuzaga kwegera Imana cyangwa se kugirana ubusabane nayo byabanje kuvaho. Ubwo rero na iki cyumweru cyose tuzaba turi mu masengesho. Muri iki kiganiro cya nimugoroba niho uzajya ukurikira amasengesho, ariko na nyuma wahamagara. Ni kumwe bw'abera rero Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndi kumwe na Silas. Wiriwe neza? Yego ndashima Imana ko niriwe neza, ndi muzima. Ndabishimira Imana ko ndi muzima, ariko nanone nshimira Imana ko ngarutse imbere ya kamera z'ubumwe bw'abera. Abakurikirana ubumwe bw'abera ndabashuje mwese, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi, aho mudukurikirana muri. Nkunda kuvuga ngo Imana ibahe kurama, muri abantu beza gusa, mbasabiye kurama mu izina rya Yesu. Amen. Turakwakiriye rero muri iki kiganiro. Yego. Ubundi rero muri aya masengesho tuzasengera iki? Tuzibanda kuki? Muri aya masengesho ntago tuzajya kure y'ibiboshya abantu. Yego. Ahubwo tuzaba hafi y'ibiboshya abantu, kuko iyo abantu baboshye ntago baririmba. Niyo baririmbye baririmba bananiwe. Niyo basenze basenga bananiwe kandi ntibigire imbaraga, kubera ko iyo umuntu aboshye akesha akunda kwiganyira. Iyo umuntu aboshye akunda guta ibyiringiro, kandi uwamuboshye abakomeza kumucungira hafi, ntabwo ajya kure ye, kuko uwamuboshye abagira ngo arebe ataza kumucika, cyangwa ibyo yamubohesheje ngo bibe byacika. Kuko iyo usomye nk'ibyakozwe n'intumwa, ari naho usanga ikintu cyitwa imbohe ni henshi cyane habitubwira. Ariko usomye ibyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 25 uhasanga amagambo avuga Pawulo na Sila cyangwa na Silas. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo wa 25. Umurongo wa 25 haragira hati ariko mu gicuku Pawulo na Sila cyangwa na Silas barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Yego. Ameze uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Yego. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka. Iminyururu ya bose iradohoka. Iryo ni ryo jambo. Yego. Iminyururu ya bose iradohoka. Baba rusome hejuru 16 none wumve. Bukeye tujya aho basengera. Yego. Duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni. Yungukiraga bashebuja cyane n'ingemo. 17. Yego. Uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Yego. Ugarukiye aho bisobanuye ngo uyu muntu nk'abantu bose basengaga, ariko ngo n'uyu yarasengaga, ariko ngo asenga aragura kandi afite aragurira bashebuja ajyanira inyungu. Yego. Bisobanuye ngo uyu muntu yaraboshye, abadayimoni bari baramuboshye, kuko yarasengaga, abantu bari bazi ko asenga, ariko agasenga aragura ashyira inyungu bashebuja. None muri uku kuragura kwe, muri uku guterekera abatari bazi imbaraga z'Imana, bagira ngo ni Imana imukoreramo, bakajya kumureba. N'ubu biracyahari, biruzuye. Akajya mu rusengero, ariko yava akajya n'ahandi.
abantu bagahamagarana ati muze murebe imbaraga z'Imana, muze murebe imbaraga z'Imana. kandi ari umuntu usenga aragura kandi urumva harya sinakubwiye ukuntu nigeze kuba nyine umuntu abashakashaka Imana, rimwe tuganira n'abantu b'inshuti zanjye barambwira bati nyamara hari ahantu hari Imana ikora ibitangaza, twabonye umukozi w'Imana, Imana iri gukoresha ibitangaza, aho hantu mukanjyanayo. Ndababaza ni hehe, barambwira ni mu Ngororero. Kugerayo yari itike y'ibihumbi 7, urumva ukuntu ari kure, kugenda ni 7 kugaruka ni 7, ubwo ni ibihumbi 12 kuko ugera ahantu ugatega moto ya 3 hari kure. Mujye kureba Imana koko. Imana irarushye. Barambwira bagenda bambwira ibibazo by'abandi bashuti numvaga bibakomereye, ngo barabasengeye birakemuka. Avuga rwose tuzajyeyo. Uwo muntu ajyayo, ariko mu kubipanga nza kugira gahunda z'akazi bituma sinajyayo. Uwo warajyayo ndambwira mbonye akazi, mbonye ikiraka, ntabwo nakireka, wowe genda. Aragenda. Avuye yarambwira ati nagiye. Mubaza uko byagenze, atariko namuhaye nimero zawe, uwo muhanuzi aramvugisha ati nzagusengera bigenda neza, atariko nzaguha n'umuti ujyane. Umvise? Yego. Avuze umuti nshyiraho ikibazo, harasenga ariko akampa n'umuti, nabwo ntabwo ndwaye, asenga aragura. Ni ibyo ngibyo nashakaga kukubwira. Ntabwira sindwaye, urampa umuti w'iki? Atuzaze witwaje nayo umuti. Ubundi ikintu uvuze gikomeye, hari ikintu kintangaje. Ubundi Imana iri hafi yacu. Kuki tuyishakira kure? Ugatega 14 wakagize icyo bikoresha. Yego. Ukarinda ujya mu cyaro ngo ujye gushakira y'Imana, kandi tuye muri wowe, ikorera muri wowe. Yego. Sinkubuje kuba wajya gusengera ahantu runaka bitewe no kubishaka. Yego. Ariko none nta mpamvu yo gupfusha ubusa amafaranga angana gutyo ngugende n'umuntu agupfunyikira kubwiye ngo araguha n'umuti. Ngaraguha n'umuti. Uwo muti nawe urawugura. Urawugura. Wongere kuri tike. No kuvuga ngo uyu muntu yasengaga aragura, kandi ari abantu bamushyize hariya bakubwira ati wewe ikintu dushaka nuko uzajya usenga ukaragurira abantu ntabwo bazajya bamenya ibyo uri mu gukora, kandi ibi bintu ugiye kuzajya ukora twebwe bazajya baza baguha amafaranga uyaduhereza, kuko urumva ngo yungukiraga bashebuja bakagabana inyungu. None kubungukira urumva atari amafaranga? Muri uku kubungukira rero bisobanura ngo yari afite abarinzi cyane bamurinda kugira ngo asenga aragura. Ariko haza kuza abandi bantu b'Imana bafite imbaraga z'Imana, ngo bajya aho ngaho muri uwo mudugudu ngo barasenga Imana, basenza Imana yo mu ijuru, ngo wa wundi usenga aragura. Ibyo bicika intege. Ngo bicika intege. Arangije aravuga ati rero aba bantu ni bwoko ki? Ko narindi mu mbaraga zikomeye, k'abantu nari narabivye, kabone nari narahera uruhande mbamyaga ibyabo. Aba bantu ni bwoko ki batumye imbaraga zanjye zishira? Ni abantu bari buzuye imbaraga z'Imana. Amen. Izi mbaraga z'Imana bari buzuye zatumye usenga aragura, acika intege, kuko yari yaramaze ibintu byabo. Yego. Ngo ahita avuga ati aba bantu ni bwoko ki, aba bantu nibe bameze bate, ngo ahita afata umwanzuro ngo kubakurikira. Ikintu cyanangaje. Yego. Uzi ko iyo uhagaze mu murongo mwiza wo kubana n'Imana, aho usengeye n'imbohe zibyumva, zirabyumva. Ntibisabwa kuba uri muri gereza. Yego. Oya, hari n'ababoshye batari muri gereza. Yego. Iyo tuvuze abantu baboshye ntabwo ari uko bari bafunze. Oya, anigiye umuntu abafunze abiwe, ajya no mu rusengero, aziritse, ajya no mu kazi,
atwaye n'imodoka, yego, aba mu itaje ye, agenda no mu ndege uko bwije uko bukeye, baramuhambiriye. Ubu nk'urugero, ukeretse ko nk'urugero hari umuntu umaze iminsi afite ikibazo, umva ukuntu yaraziritse, kuko yari yaboshywe, afite ikibazo, inyo zituruka muri parafo, yajya gutunganya ku meza ngo ashyireho ifunguro, agacungana n'inyo mu buriri zikagwamo, kandi utagira ngo genda ni inzu y'ibyatsi, oya, si n'amakaro gusa, birarenze. Aba hejuru mu itaje ya gatatu, ariko inyo ziraturuka hejuru. Ni ukubera iki? Araziritse, kandi yazirikishijwe n'imbaraga zikomeye za shitani. Hari uwundi ufite inzu araramo, imvura ikagwamo imbere, kandi inyuma izuba riva. Yaryama ndetse akiyorosa n'amashashi, agashyiraho n'amashashi kugira ngo atanyagirwa. Umva dayimoni, abantu baraboshye. Ni ukuvuga ngo izo zose ni imbaraga zishobora kuba zaterwa n'abantu basenga, ariko bari kumwe, bafite ibindi bintu biri ku ruhande. Uwo w'imvura yarambwiye ngo hari ahantu yagiye gusengera, ngorangire ngo bafata ifu ngo barayimusiga bagira ngo akire, yego, ariko ngo ntiyigeze akira, ahubwo nibwo byiyongereye. Abantu ntibakagiye bajya ahantu hose. Icyo twari tuje kuvuga rero ni uko hari abantu baziritse, hari abantu baboshye. Muri aya masengesho turashaka gusenga kuko Pawulo na Silasi cyangwa na Sila basenze, izindi mbohe zikumva, zikabohoka, zigakira, zikakira imbaraga, zikongera kumva zinezerewe. Ngo barasenze, yego, barangiye ngo bararirimba. Kandi mu gusenga muri uyu muntu wasengaga, ariko ngo akorera abandi, ari kumwe na dayimoni ari yimuvugiramo, ajijisha ngo arimo arasenga. Uyu muntu, iyo usenga uhagaze mu zindi mbaraga, izi mbaraga zicika intege. Yego, twasomye ngo Pawulo na Sila cyangwa na Silasi ngo barasenga. Hano ku bumwe bw'abera, harimo abantu baziritse, bafite ibibazo bitandukanye. Mu buryo muri aya masengesho tugomba kwatura imbaraga, tugomba kwatura ubuzima, tugomba kwatura igitinyiro. Aho ubona wacitse intege, aho ubona wagiye kure, ibyagufashe ingwate, narinje nkubwire ngo bigomba kukurekura. Hari umuntu umaze igihe yihungura, ndimo ndumva ijwi rimbwira ngo hari umuntu umaze igihe yihungura ibintu bimeze nk'inoze bimutondagira. Ibi byose bigomba kukurekura, kubera yuko tuje gusenga kugira ngo ibintu byagufashe, ibyakuboshye, ibikuziritse, inzira zose bikuboheyemo, bigomba kukurekura, ukakira ubuzima, bigomba kukurekura. Aya ni amasengesho y'umuriro. Ijambo riravuga ngo abanyubaha nzabahindura umuriro, abamarayika mbahindura umuyaga. Tuje kuvuga ngo ibintu byose byagufashe utazi iyo biturutse, ibi bintu bigutondagira, ibintu bihiga urugo rwawe, ibintu bihiga abana bawe, ibintu bihiga akazi kawe, ibintu bihiga ubuzima bwawe, tugomba gusenga mpaka bikurekuye, kuko nta mwanya dufitanye n'ibyo ngibyo biguhiga, ahubwo dufitanye umwanya nawe wo kugira ngo tubikubite bigende byirukanka. Ariko nyumvira ikintu kintangajemo nanone, ngo uyu muntu yungukiraga abandi kandi akoreshwa na dayimoni. Yego, uzi ko abantu bashobora kugushyira mu nyungu zabo, ariko bakakurebera kure cyane. Ibyago bikagufata, umuriro ukagufata, yego, bakakwitaza, bagushobora gushyira mu byago, bakigira hirya, bazajya bagucungiraho, kandi ikintu ukuyemo muri wa mwanya ukakibaho, mukakigabana. Ariko bakavuga ati twebwe nafatwa, twe tuzaba turi hirya, kuko uyu muntu yarafashwe avuza induru, kubera isengesho ryamubohoye rimukuraho dayimoni yatumaga asenga aragurira abandi. Ariko biragaragara ko yasengaga, biragaragara ko yuko abantu bamushyiraga amafaranga, biragaragara yuko abantu bamwegeraga, ariko
haza izindi mbaraga. yego Pawulo na Sila bari bafite cyangwa Silas. Uyu Pawulo mwibuke ko ari wa wundi wafatiwe i Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Uyu Pawulo mwibuke ko ari wa wundi wari upfuye ijisho. Ijisho Imana yari yarimeneye i Damasiko, yarumvise umucyo. Uyu Pawulo mwibuke ko ari wa wundi wari mugufiya, wari ufite umutwe munini. Uyu Pawulo ariko kubera ubwenge yari afite, kubera yari umuhanga, kuko yari umuntu udasanzwe, yari yarize. Uyu wibuke ko Pawulo ari wandi watanze itegeko ku myenda ya Stefano ngo bamwice, bamutera amabuye. Stefano bakamutera amabuye, muri uko kumutera amabuye Stefano akabona ijuru rirakingutse. Uyu Pawulo agiye kurenganya ubwoko bw'Imana, afatwa n'ijwi ry'Imana n'umucyo, ndetse abandi bari baraho bo bari kumwe bajyanye kurenganya ubwoko bw'Imana babonye umucyo ariko ntibumvise ijwi. Ariko uyu Pawulo we yabonye umucyo, arangije yumva n'ijwi, aramubwira ngo najye kwa Ananiya. Ananiya amubwira ibyo agomba gukora by'umurimo w'Imana. Uyu Pawulo niwe wafunzwe inshuro nyinshi. Uyu Pawulo yakoze udutendo dukomeye. yego Uyu Pawulo ariko ngo yinjiye muri izo mbaraga z'Imana. Uyu Pawulo yigeze kubwira Filimoni, yandikira Filimoni ngo yari muri gereza, ngo yandikira urwandiko uwitwa Enesimo, aramubwira ngo ugende umubwire yuko wabaye umwe natwe, utakiri umukozi we, utakiri igisambo, wabaye mushyashya, uri muzima. Uyu Pawulo arangije amwandikira urwandiko, aramubwira ngo nubwo kuri mideni mufate nk'umuntu utakikuri mideni, uko nanjye ubwanjye ndi mideni igihe nagutegereje mu gitaramo sinigeze nkubona. Uyu Pawulo yuzuye izi mbaraga z'umwuka wera, arasenga zituma ubana n'izindi mbaraga. Pawulo kubera yasenze, yaririmbye, ngo birangije imbohe zirabohoka. Ndetse uyu wari ufite imbaraga z'umwijima, abantu bashyiraga agafaranga, abantu bamushyiraga ibintu byose, barangizaga ariko akungukira n'abandi bari bamutumye. Ariko ndibaza, uyu nguyu amaze gukurikira Pawulo wasenze na Sila mukuri no mu mwuka, abantu barakomezanyije? Ntabwo bigeze bakomezanya, ahubwo bateje akavuyo ko kurwanya Pawulo. Ati uyu muntu waje muri uyu mudugudu n'indi ngo babakubite n'inkoni nyinshi, babashyire no muri gereza. Bitangirira aho bahura n'akaga. Tugiye gusenga kugira ngo imigozi ikuboshye Imana yo mu ijuru ikubohore, kuko imbaraga zikorera muri twebwe zije gukora ikintu gikomeye. Tugiye gusenga, numva iminota twayisenga. Urahari ngo dusenge? Pfukama aho ngaho dusenge. Niyo utanapfukama aho wicaye tugiye gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, uri Imana yo kwizerwa, mpagaritse imbaraga zose zaguhize, izaguhigiye mu miryango, mu mudugudu utuyemo, iwawe ahuri, karande ziguhiga, zakuziritse amaboko, zakuziritse amaguru, zagupfutse amaso, zatumye udatera imbere, wanateye imbere ari kugubwa nabi, ufite indwara zitandukanye. Ndatura ubuzima kuri wowe, shedemo edodevo, ndakubitagura imbaraga z'imyuka mibi, nukubohora, nukurema, nugutegeka, nukwirukana, ndirukana, ndasenya, ndahamagaye imbaraga z'Imana hano ku bumwe bw'abera. Ndagira ngo ubohoke utari wabyara uzare, ndagira ngo ubohoke utari wabona akazi ubona akazi, ndagira ngo ubohoke utari wana diploma uyibone, ndagira ngo ubohoke urugo rwawe rufite ibibazo Imana ibikuremo mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara uburinzi bw'Imana, ndahamagara igitinyiro cy'Imana. Odikele one manda doketa, uri Imana yacu, uri umutabazi, ntabwo twagutinya. We dayimoni uhiga abakobwa, we dayimoni uhiga abasore, we dayimoni uhiga ingo, we dayimoni uhiga abagabo n'ababyeyi. Duhagaze mu ihame ryo kuvuga ngo yaduhamagaye niyo kwizerwa. Turirukanye, dusenye umudayimoni wahagurukiye urugo rwawe, dusenye umudayimoni waguhagurukiye wa mukobwa we, dusenye umudayimoni waguhagurukiye wa musore we, wakugiye ukuboha, akaboha ibyawe, akaboha ubucuruzi, akaboha ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu ndasenye imigambi yose ya Shitani. Mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana ikoze imirimo n'ibitangaza, ndagushimiye ko wigaragaje, ndagushimiye ko habaye hano
ku bumwe bw'abera abantu twakiriye ubuzima, bakira ubuzima, bakira imbaraga, bakira ubutsinzi, bakire kubohoka, bakire gukomera. Niwitene washanda bove, ndagushimiye, hari ibintu ukoze, hari ibyo uremye, hari ibyo wanzuye, turabigushimiye ko bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, turabakunda, muri abantu beza, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane.